Hello guys, nanone ni Ganza Tech bazaniye indi VPN ikora ku murongo wa Airtel. Ikora ku murongo wa Airtel hano mu Rwanda, ariko si bivuze ko ibindi bihugu MTN zidakora. Ku bindi bihugu MTN zirakora, ariko hano mu Rwanda ni ku murongo wa Airtel ni ikora. Rero ngiye kuba nakwereka uburyo ikora n'uburyo wayibonamo. Nubona ino video igufashije, wibuka gukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona video mu ba mbere. Kandi wibuke gukanda like, igitekerezo cyawe gishire muri comment. Wibuke urebe video paka igeze ku musozo, nibwo uba ubonye details zose. Reka twitangirire. Okay guys, abo tubana hano barabimenyereye ko ikintu cya mbere tubanza kureba ari kujya hano ku mayinite, tukabereka ko nta mega dufiteho cyangwa ikindi kintu cyatwa mayinite. 131 urabona ko harimo umurongo umwe. Urebye hari hejuru dufite umurongo umwe, reba neza no murongo umwe urimo, nta bintu byo kubabeshya. Amayinite ni 0, nta na mega ziriho, urabibonye. Noneho ni Airtel iyi VPN. Guys, ku bantu basanzwe barabimenyereye, niba ari bugeze hano ubwa mbere, banza ukande subscribe, ukande like kuri no video, comment yo uraza kuyishyira murangije video. Noneho VPN ni iyi ngiyi. Impamvu nyambanje kuza kuyijyaho nyine nta internet dufite ngo tubanze tujye kuyibereka. Ndaza kuyibereka na connect. Noneho hano urabona ahambere handitse auto select server. Ahangaha muri kuhabona, urahakanda uhitamo karaka mbere, ariko zino server weho ntago urazisanga. Ngiye kukwereka uburyo urazishyiramo. Ira server urahita ukandaho, noneho uhita ujya ahandi ha kabiri. Soreho gatoya kamabereke ahangaha. Aha urukubona twebwe byose twabishyizemo, nyine rero ntago biraba biri murabishira. Murabona ntago zira Rwanda zirabanza urasacinga Airtel. Impamvu zabanje nuko none nazisacinzemo, nyine ndi kubanza kuyigerageza ngo ndebe nibikora. Airtel none urazibona hano hasi. Urabona ni server 3, ariko inziza ni iyi ya mbere. Ira ya mbere niyo uraza gukoresha. N'izindi zirakora, ariko nyine ngiyeyo nashimye ni ya mbere. Noneho iki urahita uyikandaho, nyine urayikirikaho, nta biba birenze hano, irahita ijyamo. Noneho iyi VPN uburyo ikoramo, urabona ahantu handitse ngo add time. Kuri aka ko hasi hariho amasaha, ubundi urasangamo amasaha 12, ariko ngiye kubera nakoresheje hagezeho amasaha ngahe, amasaha 11 n'iminota. Yako nyine ntago bivuze ngo irakora amasaha 11 wapi. Nyine aya masaha iyashize ukanda hara kuri add time ukayongeraho, ariko ubundi bwo ubusanzwe iguha mega 300 za buri munsi. Nagara kuvuga ngo izakora ngo amasaha 11 wapi. Ari amasaha nuzayikoreshaga gashira, bizasaba ko ukanda hano kuri add time ukareba ads za video zo kwamamaza, nyine bakakongera andi masaha. Noneho kugira ngo zino savana berekaga muri guhitamo, kugira ngo uzibone ntago urazisangamo. Urashaka uburyo ubona aka internet ho gatoya ka data cyangwa ka wifi, ukande hano kuri update. Ukanda kuri update, zirahita ziza server. Wewe nu downloading application urasanga nta server zirimo izi nyine. Noneho urashaka akantu k'aka wifi cyangwa aka internet, ukuntu uhita ukanda hano kuri update. Guys, mbibira akabanga gatoya, izi VPN ziri gukora ku mirongo ya 073 072 bisigaye byaranze. Ni ku mirongo ya 073 nabyo mumanze mubenye. Urahita ufungura internet rero, bifitemo umurongo umwe muri kubibona. Naberetse nta mayinite dufiteho, nta na mega dufiteho. Urahita ufungura internet, numara kuyifungura uhita ukanda. Urabona kino kintu cy'ikiziga kimeze nk'ukwezi, hari akantu k'ukwezi n'akanyenyeri, niko turahita dukandaho. Urabona ko iba connected, bakahita kubwira ngo success. Noneho ubwo ngubwo iyo birangiye kuba connected, urabona hari hejuru
ririya jambo ntabwo ndibonye neza ryanditse hasi, ariko ngo niba ari VPN successful connected ni nk'ibice, ntabwo ndibonye neza rihise rigenda. Noneho connected urabona ko batubwiye ko yamaze kwihuza, byamaze kuba connected. Noneho igisigaye utegerezaho gatoya nyine, wamara gutegerezaho gatoya, ubwo igisigaye ni ukujya kureba amavideo cyangwa gukora ibintu ushaka. Urabona ko hano kuri YouTube video zirihuta, ariko nyine impamvu biri kwihuta cyane, ntugire ngo mfite Omega, impamvu biri kwihuta nuko nda ahantu hari internet ya hatari. Urabona turi saa tanu za nijoro, kandi murabizi saa tanu za nijoro nyine data ziba ziri gukora fresh. Niyo mpamvu urabona ko gusacinga ino channel yacu ifite abasabu baracyari hasi. Guys, mu supporting kabisa, mukande subscribe nimba hari n'ahantu ufite, hari n'abantu ufite ubu wabasharinga ukababwira ati muze kuri channel hariho ibintu by'ingenzi, supporting uno muhungu kabisa. Noneho urabona aya nama video y'ubutaha, urabona kujya muri comment ntako kanya. Noneho kuva twabonye internet nyine kanze tuyisearching hano, ariko abahanga ndakeka banayibonye amazina yayo. Noneho uraza searching PT, wandikaho PT nyine P na T na I, Tanomax. Ubwo ni PT Tanomax. Hari abasoma tuneri, kusoma nyine ibyo ni ibyawe, ariko nyine basoma n'ubundi ntago ari tuneri. Uko usoma nyine ubwo ni ngo ni PT tuneri max, ariko nyine ni Tano, PT Tanomax. Uko usoma nyine nuko pfa kuba ari PT ukarenzaho Tano Max. Niyo ngiyo ndakeka ibintu byose nabiberetse. Guys, mwibuke kunsupport mukande subscribe kabisa.